twongeye kuguha ikaze ukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi tunagushimira. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro gishishikaje cyane, niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ntuve hano utabanje kumenya ikiganiro tugiye kuganiraho ndetse utabashije kugikurikirana kugira ngo nawe niba ufite icyo kibazo kibashe kuba cyakemuka. Reka mubaze ikibazo, waba warigeze urwara ikibazo cy'imvuvu kikaguhangayikisha kuri rwa rwego udashobora kwihangana, ukarara wishimagura, ukirwa wishimagura, wakiyambara akenda kawe keza, wajya nk'ahantu wajya kureba ugasanga kuzuye imvuvu bikakubuza amahoro? Ntugire ikibazo kubera ko uyu munsi twakuzaniye umuti ushobora gukoresha iwawe mu rugo utaguhenze cyane kandi utanakugoye. Mbere yuko ariko dutangira, reka mbanze mbahereze ubuhamya. Nari icyo kibazo cy'imvuvu narakigize imyaka myinshi cyane, ngerageza ibintu byose, ngerageza amashampo, ngerageza amasabune biranga, kugeza ubwo naje kubona uno muti ngiye kugusangiza aka kanya. Ushobora kugukorera nk'uko wankoreye cyangwa se ntugukorere, ariko ndatekereza neza ko uwukoze nk'uko nawukoze nawe ushobora kugufasha. Reka tukubwire ngo umanuke hasi muri komenti utubwire niba kino kibazo cy'imvuvu waba ugifite cyangwa se niba hari ubundi buryo waba warakoresheje kugira ngo kibashe kuba cyakemuka. Reka tuze tukubwira noneho n'umuti wa mbere. Umuti wa mbere ni ikintu usanzwe ubona kenshi cyane mu Rwanda, ni iki gihingwa cya aloe vera cyangwa se igikakarubamba. Igikakarubamba cyanjye ntabwo gishishikaje cyane, ariko igikakarubamba murakizi mwese, ushobora kugikoresha kikabasha kuba cyagukiza imvuvu byihuse. Ikindi nugifata ukakivanga n'amavuta ya elayo, birakora umuti mwiza cyane wakurinda imvuvu kandi watuma ukira imvuvu niba uzifite. Mbere yuko tukubwira ukuntu ubikora, reka tubanze tukubwire noneho akamaro k'igikakarubamba utuvura imvuvu ni akahe. Igikakarubamba cyoroshya uruhu, bigatuma uruhu rwacu rudakanyarara ngo habashe kuba hazamo imvuvu. Ikindi gituma tutishimagura. Murabizi ko iyo urwaye imvuvu wishimagura cyane ukumva wabuze amahoro. Kino gikakarubamba rero gituma tutishimagura. Ikindi gifite uburyo kirwanya agakoko kagatuma tubasha kuba twagira ikibazo cy'imvuvu. Murumva rero ko igikakarubamba ari cyiza cyane kandi gifite umumaro mu kuba cyaturinda imvuvu. Amavuta rero ya elayo. Amavuta ya elayo ikintu cya mbere azwiho nuko asukura uruhu, agakuraho imyanda. Hanyuma ikindi, amavuta ya elayo yoroshya uruhu rwo mu musatsi, bigatuma hatabasha kuzamo za mvuvu turi kuvuga. Hanyuma rero uruhu rwo mu musatsi iyo ugiye gusigamo uno muti ntabwo usiga hejuru, ahubwo usigamo hasi kuri root. Uburyo rero ukora uno muti, urafata kino gikakarubamba cyawe ugihihe ukuremo bya bintu by'imbere, nurangiza urugero rw'igikakarubamba wafashe aba ari narwo rugero rwa olive oil ufata, hanyuma ubivange. Numara kubivanga urusige mu mutwe handi nakubwiye nyine kuri root hasi. Numara kurisigamo utegereze iminota 30, wogemo neza n'amazi n'isabune, unyuguzemo kenshi kugira ngo udasigamo isabune nayo ikaba yagira uruhare mu gutuma imvuvu ziza. Hanyuma uhanaguremo neza, urinde gusigamo amazi. Ibyo bikore kenshi kugira ngo ubashe kubona resultat mu buryo bworoshye. Reka tuze tukubwira noneho umuti wa kabiri. Umuti wa kabiri muri yanga ntabwo mufite hano, ariko umuti wa kabiri ni apple cider vinegar cyangwa se vinegre ya pome. Vinegre ya pome ushobora kuyibona mu maduka cyangwa se supermarket zikwegereye. Niba utuye mu Rwanda cyangwa se no hanze, ushobora kuzibona mu maduka ndetse na supermarket yaba iri hafi yawe. Ntabwo ukoresha apple cider vinegar gusa cyangwa se no vinegre ya pome gusa, ahubwo uyivangira n'amazi kugira ngo ya acid ibamo itabasha kuba yagutwika. Mbere yuko tukubwira ukuntu bigenza, reka tubanze tukubwire noneho ni akahe kamaro ka apple cider vinegar mu kuturinda imvuvu. Icya mbere nayo irwanya ka gakoko kafunga gashobora kuba katuma tugira ikibazo cy'imvuvu. Ikindi, apple cider vinegar izwiho mu gutuma amaserire y'uruhu abasha kongera kuzuka, bigatuma uruhu rwacu ruhora ruri fresh, noneho ntitubashe kuba twagira imvuvu.
none reka tukubwire uburyo ushobora gukoreshamo ino apple cider vinegar. Nk'uko twari twabikomojeho, urafata urugero rwa apple cider vinegar uko urushaka ariko itari nyinshi cyane, nurangiza uyifate uyivangire n'urugero rungana n'urwo wafashe ku mazi ubivange. Urabanza woge mu musatsi wawe, wogemo n'amazi meza n'isabune, umaremo isabune, nurangiza ufate akantu ushobora gukoresha upuriza, gashobora kuba ari agacupa cyangwa se niba utagafite ushobora no gukoresha intoki, ushyiremo rwa ruvange rwa apple cider n'amazi uganisha hasi ku ruhu, utegereze iminota hagati y'10 na 15, wongere unyuguzemo n'amazi meza, wihanaguremo umaremo amazi, hanyuma nabyo bikore kenshi kugira ngo resulta uzibone mu gihe gitoya. Mbere yuko tuza tukubwira umuti wa gatatu, reka tubanze tukwibutse ko ku mpera z'iki kiganiro turi bukubwire did you know in cooking, cyangwa se wari uzi ko mu guteka ni bya bintu tukubwira bishobora kugufasha cyangwa se utaruzi mu mitekere yawe, mu mafunguro yawe ndetse mu byo ukoresha uteka, kugira ngo twungurane ubumenyi. Hanyuma rero reka tuze tukubwira umuti wa gatatu ushobora gukoresha wivura imvuvu. Uwo muti ni ikintu gisanzwe usanzwe ubona mu gikoni cyawe, ku masoko kiboneka cyane, ni lemon cyangwa se indimu. Indimu mwese murazizi, zino ndimu rero ziragufasha kugira ngo ubashe kuba wakwivura kino kibazo cy'imvuvu, ubashe kuba wamererwa neza. Mbere yuko tukubwira ukuntu ukoresha indimu wivura imvuvu, reka tubanze tukubwire ubundi akamaro k'indimu mu kutuvura imvuvu ni akahe. Indimu buriya akamaro kayo iringaniza amavuta twasize mu musatsi wacu. Urabona usigamo amavuta kenshi gashoboka, kandi n'umubiri ubwayo uba wifitemo amavuta. Ayo mavuta yose rero yagiye agahurira mu musatsi ku ruhu rwayo, bituma ubasha kuba wagira imvuvu. Ino ndimu rero iragenda ikamaramo ya mavuta ari mu musatsi wacu, bigatuma tutabasha kuba twagira imvuvu. Reka none tukubwire uburyo ukoresha ino ndimu wivura imvuvu. Urayifata umutobe wayo uwuvangire n'amazi ku rugero rungana, nurangiza ubanze woge mu musatsi nk'uko twabivuze kuri apple cider, banze wogemo n'amazi meza n'isabune, nurangiza upurizemo rwa ruvange rw'indimu n'amazi, utegereze hagati y'iminota 10 na 15, nurangiza unyuguzemo n'amazi meza, uhanaguremo umaremo amazi, hanyuma ubikore kenshi kugira ngo resulta ubashe kwibona mu gihe gitoya. Reka tuze tukubwira noneho uburyo bwa nyuma twaguteguriye ushobora gukoresha wivuramo imvuvu, ni ugukoresha coconut oil. Coconut oil rero ushobora kuyibona mu Rwanda, urayigura yego ntabwo iboneka cyane, ariko kubera ko ari umuti ushobora kugenda ukayigura ukabasha kuba wayikoresha. Coconut oil urayifata ukayivanga n'umutobe w'indimu. Akamaro k'indimu twakabonye, reka noneho tuze tukubwira akamaro ka coconut oil ni akahe. Akamaro ka coconut oil nako ni uko yoroshya uruhu, bigatuma imvuvu zitabasha kuza. Nuyifata rero ukayivanga n'indimu, murumva ko biri bukore umuti mwiza cyane watuma imvuvu zitabasha kuba zakuzahaza ngo ubashe kugira ikibazo cyazo. Uburyo ubigenza rero ni ukufata coconut oil ikiyiko kimwe, ukavanga n'ikiyiko cy'umutobe w'indimu, ukabivanga, warangiza ukabisiga mu musatsi ahagana hasi utari wogamo, ugategereza iminota 30, hanyuma ukogamo n'amazi meza n'isabune, ukamaramo isabune kugira ngo itabasha kuba yagira uruhare mu gutuma imvuvu ziza, kandi ugahanaguramo neza ukirinda gusigamo amazi. Mwabyiyumviye rero, buno ni uburyo bune ushobora gukoresha wivura ikibazo cy'imvuvu. Ushobora gukoresha ubwa mbere, ugakoresha ubwa kabiri, ugakoresha ubwa gatatu, ugakoresha ubwa kane, cyangwa se ukajya ubivangavanga kugira ngo ubashe kubona resulta mu buryo bwihuse. Nahawe rero kugira ngo wivure kino kibazo cy'imvuvu ntikizongere kuguhangayikisha ukundi, nawe gikire kuri wowe. Utubwire niba hari ubundi buryo waba warakoresheje ngo wivure imvuvu muri comment, cyangwa se utubwire niba buno buryo wumva bugushimishije ugiye kubigerageza kugira ngo ubashe kuba wakira kino kibazo.
nk'uko twabibasezeranije rero reka tuze tukubwira did you know in cooking cyangwa se wari uzi ko mu guteka twa tuntu dufata tukatuvanga n'utundi hakavamo cya kintu utari uzi kandi gishobora kukugirira umumaro mu gikoni cyawe cyangwa se mu byo uteka. Wari uzi ko hari uburyo ushobora kugabanya umunyu mu byo watetse, mu gasosi kawe watetse ugakunze wumva ufite apeti ariko ukagira ikibazo hakazamo umunyu mwinshi? Hari uburyo ushobora kuwugabanyamo ukoresheje ikirayi. Ushaka kuba utari ubizi ariko ndaje kumbwira uburyo ki ubigenza. Niba watetse isosi yawe ukumva washyizemo umunyu mwinshi ukumanuka, fata ikirayi cyawe ugihate nurangiza ugishyire muri ya sosi yawe bitogotane, cya kirayi kiragenda kigakurura wa munyu mwinshi wari uri mu isosi yawe, hanyuma wajya kuyiseriva cyangwa se wajya kurya ugakuramo cya kirayi cyawe ukagishyira ku ruhande ugasigarana agasosi kawe kameze neza. Ubigerageze uzaza utubwire niba byaragukoreye cyangwa se unatubwire niba hari ikindi wifuza ko twagutegurira cyangwa se niba hari inyunganizi cyangwa ikibazo ufite ku biganiro tugenda tukubwira, utubwirire muri komenti, turahari ku bwanyu. Hanyuma rero reka tukwibutse kureba n'ibindi biganiro twaba twaragukoreye niba ariko bwa mbere waba uje kuri ino channel, hanyuma ubashe kumenya byinshi birushijeho ku buryo twagira ubuzima bwiza twembi dufatanyije. Reka tugushimire rero ko wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Mugire impagarike n'ubugingo, turabakunda.